Pastor urakoze kumpa uyu mwanya. Imana nziza, Imana nziza ibihe byose. Imana yacu ni nziza mu buryo butangaje, kandi gahunda y'Imana ntijya igira ikihindura. Ndashima byimazeyo ubuyobozi bw'iri torero bufashijwe na pastor w'intara uburyo bateguye iyi gahunda. Igihe bari bamaze kwitegura babingejejeho, ariko nareba aha hantu nkabona ari hatoya nkurikije imyiteguro bari bafite. Ndashima Imana ko yatumye byose bigera neza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Byageze igihe nagiye ngira bonongorera mvuga nti nyabuneka abaririmbyi baje baririmba indirimbo ebyiri cyangwa eshatu basohoke hanze bafata umwuka bongere bagaruke. Nyuma yaho baza kumbwira bati nyabuneka muyobozi ihangane we kuduhindurira gahunda kuko ndabonaga ari umuriro waka, ariko reka nshima Imana ko yazanye amahombezi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nahoze nkomera kubitegereza mu maso, ariko ibyuya bagiye babigira ari uko bavuye aha ngaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashima iyi gahunda ko yageze ku ntego yayo. Uko byaba bimeze kose agaseke karacyapfundikiye, ariko ndebye imbaraga zakoreshejwe ni imbaraga zari z'umuntu, ni imbaraga mvajuru. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Byageze igihe mbwira pastor ntumva rero wavugana n'abayobozi bawe ariko ntimutere amahema. None se itorero rya Nyagatare ndarizi nta mahema rifite, nti kuko murayatera kandi kigendeye nuko ngo muye gusa kuzuza rwa rusengero, ayo mwagombaga kuzurisha rwa rusengero murashyira hariya mu mahema. Ariko ni intege nke za kimuntu. Ndashima Imana ko ibyiza yageneye abana b'Imana byabaye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashima amakorari, korari New City yavuye muri fidi y'amajyaruguru. Mu buryo bugaragara ntabwo nari mbazi. Imana ibaho umugisha. Mwaririmbye muradukumbuza. Ubu nari ngiye kumera nka wa wundi wavuze ngo zuba hagarara, ariko ntibishobotse. Gusa mwatunejeje, Imana ibaho umugisha. Ndi inshuti nkuko bayivuze y'abahamya, korari abahamya yo ku Muhima. Tumaranye igihe kirekire cyane. Sinzi uburyo mwatekereje kuyitumira, kuko iyo mumbaze yo gutumira niyo nagomba kuvuga, ariko ndashima yuko mwansomye mu mutima maze mutuma mungera ku mutima, bituma mutumiza korari nkunda. None hiyongeyeho na New City, ubwo nayo iba inshuti yanjye. Ndayishimiye rwose. Korari abahamya simbashima kuko iyo ntabashima ntabwo bari inshuti yanyu, ahubwo ni bisanzwe. Ndabakunda kandi reka nshima Imana ko yabakoresheje. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndibwira yuko abizera ba Nyagatare ndetse n'abizera bo mu ntara ya Nyagatare n'abandi baturutse hirya ku matora bataramwe agize iyi field baje uyu munsi, ndetse n'abashyitsi bacu dukunda batarabizera b'itorero, ko twese twanezerewe. Isabato yabaye isabato idasanzwe, isabato nziza. Nubwo ubushyuhe bwari bwinshi,
ariko ntawagiye yumva yuko yahaguruka, ahubwo yagiye agotomera. Ndasaba Imana kugira ngo ubutumwa twumviye muri izi ndirimbo bube ubutumwa bwo kutwiteguza kuza kwa Yesu. Mu ijuru hazacura iki? Ko abaririmbyi bagiye baririmba bakatunezeza, mu ijuru hazacura iki? Nahoze nibaza ntariko mu ijuru hazaba hari izihe ndirimbo, maze ndeba mu ndirimbo abahamya baririmbye, nkuramwe amagambo amwe. Ndeba mu ndirimbo New City yaririmbye, nkuramwe amagambo amwe. Ntekereza amakorari yose ari mu gihugu, ngenda nkuramwe amagambo amwe. Ndeba amakorari yose ari ku isi, ngenda nkuramwe amagambo amwe. Ibyo byose nibyo bizaba bigize korari yo mu ijuru, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Aho ngaho buri jambo mu ijuru azaba ari umunezero uruta uwo twagiriye aha ngaha. Gusa ibi ni ibicucu bitwereka uko mu ijuru tuzaba tunezerewe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka duharanire kuzaba aho heza. Nahoze mbona abantu bahaguruka basingiza, bababwira bati nyamuneka mwijahane imbere, ariko bakaririmbira aho bari. Ibyo byose ni umunezero. Uwo munezero ukomeze usaye imitima yacu, kandi atari umunezero gusa wo gusigara aha ngaha, ahubwo uharanire kuzatambuka bw'Imana. Ndanezerewe, aya materaniro yabaye meza. Reka twese dushime Imana yuko atugane ibihe byiza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nsoza ndagira ngo ngire isomo twasangira riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi mu gice cya 3 ku murongo wa 14. Niho nifuza guhera nkageza hepfo gatoya. Haranditswe ngo, uyu ni Pawulo wari unezerewe cyane, ariko yifuriza Abakolosayi amahoro. Aravuga ati, mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugira imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Imana ibuza amahoro, kandi aya mahoro atwiteguze kuzasangana Umwami wacu mu izina rya Yesu.